amashusho ya mpano. Ibinyamakuru bitandukanye banza nta kinyamakuru mu Rwanda hano kitabyanditse. Iki ni ikinyamakuru igihe ndi gusomaho kiti Spirie uzaba ukiriho wamenyekanye nka Jihad na Kwizera Nesta ukunda kwita Papi Nesta watawe muri yombi wakurikiyeho gukwirakwiza amashusho ya mpano ari gutera akabariro bituma umubare nge sinzanakireba icyo kintu ko numvise ibintu bakivugaho ndavuga noya ntacyo ndaza kubivugaho icyo nabonye nuko ababifashe nkana wabonaga ibyo barimo atari ibintu ariko izo nkana ntabwo bari bazi ko bizagera kure banza usome inkuru so nguko umubare w'abakurikiranweho ugeze kuri 5. ni amakuru igihe cyahamirijwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Biteri wahamije ko ku ya 26 ubwo ni ku munsi w'ejo aribwo bataye muri yombi abasore babiri bakurikiranweho gukwirakwiza amashusho ya mpano ari gutera akabariro. Ati nibyo twabafashe bakurikiranwe bafunze. Ibi bintu bigomba gukika, tuzakomeza dukora iperereza, urizajya rigaragaza uruhare rwe amategeko azajya akurikizwa. Iperereza ntirizahagarara bitinde bitebuke, uwo rizagaragaza ko yakwirakwije ari amashusho y'urukozasoni azahanwa. Jihad na Papi Nesta bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe iperereza rigikomeje ngo babakore dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko iperereza ryaratangiye kuri iki cyaha nyuma y'ikirego cyatanzwe na ya mpano ku itariki 9 Ugushyingo 2025. Ku ikubitiro hahise hatabwa muri yombi Ishimwe Papaiki uzwi nka Pazoman ku itariki 11 Ugushyingo 2025. Hakurikiraho Kalisa John uzwi nka K John watawe muri yombi ku itariki 14 Ugushyingo 2025. K John na Pazoman bo dosiye zabo zimaze kugezwa mu bushinjacyaha kuko yagejwe ku itariki 17 Ugushyingo 2025. mu gihe iperereza rigikomeje ngo wagize uruhare mu ikwirakwizwa ry'aya mashusho wese azabiryozwe. Ku 18 Ugushyingo 2025 RIB yataye muri yombi witwa Ishimwe François Xavier ukekwaho kwaka abantu amafaranga kugira ngo basangize aya mashusho. Ibisobanuro kugeza ubu abagera kuri 5 bamaze gutabwa muri yombi mu gihe dosiye yo gukwirakwiza aya mashusho igikomeje. Jihad nguwo n'ubwanwa burimo tentire hari imbere gutya njya mu nkunda kumubona acaho mu kamodoka ka Caravo ka Black Silver acaho n'umwe mu bantu bafite impano yo kuvuga kuko njya mwumva kuri za YouTube iyo kera bagahuye na DJ Brian harashyaga bagutaramyeho wabagurangiye. So ariko ntaho hagiye ntekereza yuko idosiye of course iraremeye n'icyaha gihanwa gifungirwa ni icyaha ariko ntekereza ko nanone atari cya kindi gihiza y'umuntu. Ikibazo kizamo ni ibintu byitwa blackmailing ngo ufite amashusho yawe n'utibwiriza na akazi kawe n'udakanda akanyenyeri kakubayeho ibyo ngibyo naho ya mpano n'uriya mukobwa cyangwa umugore ubonaga ibintu barimo basa nk'abikinira nta nubwo ubwambure bwabo babugaragaza ku buryo wabubona umusore ari hejuru afite ushobora kuba wowe wabonye bikeya ko nabonye wabonye bike nabonye amasegonda y'iminota 9 wabonye bike ngewe uko babisobanura ntimunabinyereke byari birebire byari birebire birenze ibyo umuntu yanyeretse muri telefone birenze ibyo wabonye nta mibona ririmo ni nk'umwana w'enundi ni nk'umwana w'enundi. Reka nkubwize ukuri ibyo wabonye ni bike ubwo rero nawe warabibonye shima Imana ibyo wabonye ni bike nakubwiye ngewe uko babinsobanura bavuga ni munabinyereke bisobanura wabonye bike urumva gusa ubona ko barimo bakubagana babifata bagira ngo wayi ibyo yakugiriye neza nta wabimpaye yabinyereke muri telefone ahubwo icyo twabwira abantu kuko yashakaga ko binyohereza n'ubwira ari n'abari kutubwira tubabonye bike ngo bitangira bigaragara byose ngo iby'umugabo witangira bigaragara ariko ari mu kijiji hirya ntabwo ari urumva cyakugiriye neza. Reka twakire reka dukomeze n'izindi nkuru ariko isomo ririmo nta mpamvu yo gufata amashusho uyafatira iki ikindi ntuzaze amafoto yaragiye yibika kuri noza
kuri Google Photo sinzi uko babyita noneho hari abantu bari bajyaga bakorana ba uploading indirimbo za ya mpano bari bafite access kuri iyo Google Photo